ariko mwe murakomeza mugahenda nta nubwo mugaba yewe turagabanya buriya rero mugabanyijeho mwajya mubona abakiriya benshi abantu badatega moto kuko abatumva uburyo yaguha amafaranga 500 none mwebwe mwaragiye za turasa murazica kandi buri za turasa zabonaga abantu ntabwo ureba tuyagiye lisansi twayiguraga rishyura 450 urumva yewe na 500 na 400 yewe natanze kumotari ugura 400 tuzamuka urumva ubu none niri ku gihumbi ubu bayikubonye bakayisubiza muri 600 byibutse n'uwa 200 twaje tumutwara ariko rero ubu sarya ni igihumbi ndahamya ko musubijeho nka 300 ibyo cyangwa ukajya uvuga uti niba turasa ndamushyiraho igihumbi cyajya gishyira ukibonye cyajya gishyira nk'ibonye sibyo kumwagarara ku iseta iminota 20 abantu batega imodoka ya 200 hari abantu babikundira moto ahita afata moto kuko abashaka kwihuta ku buryo 300 hari sonatide ku gisimenti sibyo sonatide centre hariya mukayemera ariko mwebwe mwaraziciye yazicekere yarisazi kuko tuba tunapereka yagiye umuntu yaperesaga 3,000 kwa bose byari bitatu amenshi yabaga ari 4 moto nshyashya 4 byari 4 bitatu moto yakoze bikaba bitatu none ubu ni pereka 5,000 wese ubu ngubu yigarishe 5 usigarana ngana tuvuge nk'umunsi wabaye neza wakoze neza kabisa wabaye neza nakoze neza ushobora no kuba uwo munsi wabaye neza urumva nakorana za 10 icumi rya ku ruhande icyatumi nanjye ku ruhande nakora muri santere ya bitatu izabirindwi none se icyo gihe se kera ko umuverisa 3 wabaga kenzo wazibona ntabwo wari kuzibona 7 aho ngaho biba bijya kungana ahubwo vuga uti niba ari ibintu bigenda bihenda niba ari ubuzima bugenda buhinduka ubu usanga ari uko umuntu abona tuvuga abona nka 15 akavuga ati cyagiye nabonaga 7 bikavamo ibintu byose ngahaha mu rugo nkagira gute naho ubu ngubu usagura 10 ugasanga hari ufite 3 hari iki ugasanga nanone bigiye kuba nka bya 4 wisigaranira agacyazi icyo kibazo kiba gihari ariko ngenda nshaka kuzakora ikiganiro n'abamotari wabo ngenda umunyamakuru ariko utajya bikora nyine siko kazi muri ubu ngubu ariko nigeze kubikora kandi nzanabikomeza ngenda nanabikora pore urumva ye nkababaza abamotari mu rubyiruko mu bantu babaje sibyo babasore imyaka urubyiruko urarwumva nawe rwuba abasore bahari ni akazi umuntu yafata nk'akazi ese gatunga umuntu niba kanamutunga bakatubwira ati reba ngiye kanunze gutya tuvuge nk'iyo myaka 8 ukoze umufeti utangiye umumotari ubu ngubu ushobora kumubwira uko ibintu bimeze sibyo kuko hari uba yarakigiyemo kimaze nk'umunani afitiye yaranubatse yaranaguze izindi mbega tukabiganiraho ubutaho umunani irangiye nta yawe urayifite waranubatse kubaka gushaka umugore kubaka i Nyanza ya Butare nonese ufite abana tayari ubu ufite imyaka ingahe wangu 34 34 oranze oranze utakabiza urasaza ariko urumva ko nawe wagiyemo ufite imyaka 26 sibyo
urumva ko niyo myaka ubundi ngiye mvuga 20, 25, 26, 27 urabibona ko bakuza hano mu kibuga wabo. Asanga umuntu yarangije nka segonderi tuvuge akamara imyaka 4 ashakisha akazi ari umushomeri, kandi hari ibintu bindi yakora nyine akabyemera tugiye simbonye akazi nigiye, ariko nanone simbe umushomeri ngo ntegereje akazi nta kandi wakura. Cyakora witwarira iyawe byo ntawapfa kuguhera, ntawayabona. Niyo yafata akaguhemba menshi kuyo ubona akajya yaguha ku kwezi, yaba akubangamiye ntabwo ayo ukenera ntiyayakubonera. Wowe baratigiye nk'ingumba naramenyereye ayo ku kwezi, ndagutegereza kwapfa nkabaho nk'icyumweru cyiza, icyumweru n'igice, sibyo nkahita nongera bikarangira nkategereza ukundi kwezi. Ariko wowe ni buri munsi tu, uyu munsi ushobora kuba neza ejo bikaba biri aho. ariko cyane ahorana mu ubu se urara ugeze nk'ibirometero bingahe wawe? Ntujya ureba ku rushinge warapfuye. Ariko ugereranyije Kigali ushobora urambuye aho wagenze Kigali yose wayizenguruka. Kigali urumva mba nayizenguruka yose. Nubwo nikoze Nyamirambo nikoze Nyamirambo ariko Kigali nayo ajya kukiga nikagaruka za Kabuga he nuko nyine zigira moto uzi ikibazo cyayo se. Moto uri umuntu umwe rwose uyigenderaho ari iyawe uyitemberaho ni byiza, ariko iyo hajemo guhekana, hajemo wa wundi udafashe amahembe ngo abe yamuramira, sibyo muragwa nabi. Kandi ikibazo cya moto si nk'imodoka wenda ngo uragwa wikubite ku ntebe ugira Imana ugaruka, cyangwa ukubita umutwe kuri direkisiyo ugira Imana ntumanyuke. Moto iyo ukojeje hasi ni muri kaburimbo, Imana n'ikinga niyo ikinga kabisa, niyo ikinga. Hakazamo rero n'abamotari tuvuge nkawe, bitewe n'ukuntu uba umbwiye ntabwo uba ugitwara ya moto yo kuvuga ngo nkuremo 2 ngo nyisubize umuntu ngo arandobesheje ngo mfite ngo isaha imwe ngo amasaha 2, cyangwa ngo ajyanye umwana kwa muganga arampamagaye ngo nkore amasaha ane nze kumuhamo 1000. urumva muri 2 nabonye, cyangwa niba nabonye harenze nta kibazo. Wowe bantu ubugira uba ufite gahunda uvuga uti byutse ngiye guhahira abana ndagaruka neza. Umuntu nk'uriya rero ni nawe usanga bagenda nabi, ugasanga moto zizi ngo zigenda nabi kandi atari afite wasiwasi hatari. Yanahurayo n'umugenzi bahamagaye mu minota 5, hariya kuri hoteli bahamagaye mu minota 5 ku gisimenti hehe bana nawe akifatiraho. Ntabwo ngiye muri hoteli, akaba yihuta rwose cyane cyane. Ariko cyane cyane abari gukora ibibazo, abateza ibibazo ni aba bana bari kuza no vuba bashyashya ariko mu muhanda batawuzi. Arinjira yazana ibibazo bagahita bamurya. Ariko umenyereye umuhanda wa Kigali ukaba umenyereye. Uzi ko muri iyo myaka umuhanda muzi impanuka rimwe umunsi ikaze umuremo 800 akuremo ntari santireje nicyo kintu bakitse nicyo
dore twaje tuganira byatari ku buryo numvaga yaje tuganira ubu wari utangiye gushyushya akazi keza wanyu wampaye nimero ngenzi